mwaka tumaze hano mumaze kumenya n'amazina yacu, ariko kuko turi n'aba bakomotse ku itorero rya Cabirumba bamenya ubahagaze imbere mu mwanya nk'uyu. Izina nitwa Kabasha Gaspard. Ku bwa gahunda y'itorero haba ari njyewe ugomba gutangizisha isabato ahangaha, ariko twahageze tuhasanga n'abashitsi kandi uko bigaragara turanezerewe. Ejo ni igitaramo ndetse cyatangiye. Imana yacu ikomeze itube hafi kandi iturengere iturinde. Ndabona dutangiye isabato neza. Siyema mwese ntimunezerewe? Ni ukuri nanje ndanezerewe. Nezeranwe na korali Nehiloti aho yicaye, ndabanezerewe cyane kubw'ubutumwa batugejejeho. Kambabazi, mbese ni bande baje kwa kane w'isabato mu materaniro? Ni munabura nto turabagaya kuko amasomo yagize ate yaratangiye. None se nta muntu waje mu materaniro kwa kane w'isabato? Haguruka. Tuja gutaha badusomeye inama y'itorero. Ni iki cyagushimishije? Subiza wowe. Urakoze rwose. Ugize amanota 5/5. Ndavuze ati korali yacu bagize gute? Baratwakiriye. Ubu natwe turi imwe mu makorali agize ari hano ku rusengero rwa Musanze. Bagenzi banyu rero nabo wenda bari bagiye ku ishuri. Iyo mbese si inkuru nziza? None munatangiye isabato ndetse mutangije n'ubutumwa bwiza buturarikira kugurura imitima yacu Yesu akinjira. Pisa nibuka isomo ryo mu Byahishwe igice cya 3:20 ari amagambo avuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi, nzinjira iwe tugere dutera dusangire. Imana ibaha umugisha. Nanone korale itambukije ubutumwa harya ngo ni ineza y'umwami. Yego, ubutumwa namwe mutuzaniye nk'abari bicaye duteze amatwi. Murakoze cyane. Mutubwiye neza yuko Uwiteka arera. Arera asumba byose kandi arakomeye, ngo atugirira imbabazi uko bukeye nuko bwije. Murakoze cyane. Rubyiruko rero ni byiza cyane. Kangira icyo mbabwira. Hari mu itangira ry'abanyeshuri, kuko turi mu itangira ry'abanyeshuri, ubwo nandi mu isoko rya Byangabo icyo gihe nacuruzaga imyenda. Noneho muri iki gihe cy'itangira ry'abanyeshuri nkaba nagiye kurangura amashati y'imyeru n'ubururu, kuko cyari igihe cy'itangira ry'abanyeshuri.
tukaba dufite abakiriya. Ubwo nari ntanditse mu isoko rya Byangabo, haje abakobwa bagera nko muri 7 baje kunteza imbere kuko nari naranguye amashati meza b'abanyeshuri. Noneho nibwo nabahaga imyambaro nabo bampa amafaranga. Ndababwira nti rero mwabana mwe, ubu aya mafaranga mumpaye ababyeyi banyu barayavunikiye, rero muri ku ishuri muzakurikire amasomo neza, ababyeyi banyu babatangiye amafaranga mukaba muyaguze iyi myambaro, muzabajanire amanota meza. Kandi kubona muri urubyiruko harimo n'abasore mbese bari kubarutamo gakeya, muzitonde ku ishuri mwe kuzarimanganya. Umukobwa umwe ahita avuga ati ntabwo tuzarimanganya, ati kuko njewe ndetse Yesu yantunze inkoni mfite ubuhamya. Iryo jambo uwo mukobwa ararimbwiye ati njewe Yesu yantunze inkoni singomba kurimanganya, nzajana amanota meza. Nahise mvuga nti uyu mukobwa ni umwuka wera ugize ute umuvugishije aya magambo. Harya Esteri ku mwami Ahasuwerusi, ubwo yari amaze gutungwa inkoni n'umwami, Esteri yari yitanze, abayuda bari bakirimbutse, umukobwa yavuze ijambo ry'ubwenge bukomeye cyane. Rero bana b'Imana namwe muri rubyiruko ni byiza, ariko aha tugeze hari ibirangaza byinshi. Navuga ni namwe muzavuge nk'uko umukobwa yavuze ati ntituzarimanganya kuko Yesu yatugize gute, yadutunze inkoni. Bisobanura ngo urahiriwe. Ni igitaramo rero twagitangiye, ntabwo ndi butinde. Ndatekereza ko iwacu muhazi, dufite n'inzira zitari nziza muri bino bihe bya nyuma tugezemo, ariko ntabwo badufite Yesu uturinda nk'uko korari ineza y'umwami yabiririmbye, nanjye ndamwizeye. Igitaramo kiratangiye rero, no mu ijuru baratarama. Hari n'igihe bataramye, akaba ari byo tugiye kureba hano mu ncamake. Hari igihe bataramye ni 12:31. Ndifuza ko naganira namwe wenda iminota 15 cyangwa se zibaye myinshi 20. Turambure Bibiliya mu Byashuwe igice cya 19. Bibiliya itubwira ko hari igihe naho bataramaga, ndetse si rimwe n'ubu ibyanditswe bitubwira ko mu ijuru hakeye hari kurabagirana kuko isabato itangiye. Mu Byashuwe 19 rero hari amagambo avuga ngo mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Ngo mu ijuru bishimira iki? Irimbuka rya Babuloni. Hari igitaramo rero. Yohana umushuzi yerekwa aya magambo, abona mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Dusome. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icubahiro n'ubutware ni by'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka maraya uwo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Ni wa Babuloni
ijambo babuloni ni ijambo ryaguye cyane, rifite ubusobanuro bwagutse, ndetse buragutse cyane, kuko n'aya madini ariho menshi, hari idini ryafashe izina rya babuloni bitewe n'imikorere yaryo, rirahishurwa. nanone babuloni ifite ubusobanuro bwagutse cyane. N'umutima w'umuntu utihannye, urimo ibizira bitandukanye, uwo mutima nawo ngo ni babuloni. mfite igitabo hano kitwereka, kitubwira ubusobanuro bwagutse cyane bwa babuloni, ariko nta gihe dufite cyo kubivugaho mu buryo burambutse. Gifite nk'amapaje hafi 9. Igitabo cyanditswe n'umupasitori uri ku kiruhuko cy'izabukuru, ariko akaba akorera mu itorero, izina rye riri mu zindi ndimi, ariko mu ijuru habayeho kwishimira irimbuka rya babuloni. Ku murongo wa 4 ngo nuko babakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri irya ntebe, bati amen, haleluya, kuko babuloni ikwiriye kurimbuka. Mbese ko natwe turi hano tuzi ko ibyaha ari bibi n'ingaruka zabyo ukuntu ari mbi, ninde utakwishimira Yesu aramutse aje agakuraho icyaha cyabyaye urupfu, kubabara, guhunga n'ibindi byinshi? Ninde utakwishimira ko icyaha gikurwaho? Ntawe. Fatanya nabo mu ijuru muri iki gitaramo kuba nawe wakwishimira irimbuka rya babuloni, ikibi kigakurwaho. Ese hari ibyo byishimo wabigira ute? Mwuka Wera ari kukwereka ko mu mutima wawe harimo ibyaha bitandukanye utaha Yesu ngo abigukize, ko ari we ufite ubushobozi bwo kutubabarira ibyaha no kuduha imbaraga zo kutongera kubikora. Murongo wa 5 aravuga ngo ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe. Mbese twe ntituri imbata z'Imana? Kubw'amaraso ya Yesu tinyuka uvuga iti Mana ndi imbata yawe. Ngo ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye, dushime Imana yacu, ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Umurongo wa 6, numva ijwi, nane miyerekwa rya Yohana, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese ko tuja twitegereza abageni ba hano mu isi, nuko nyine hariho kuvangirwa muri iki gihe, ariko iyo twitegereje abageni tubona birimbishije neza, bambaye neza. Mvuga nti nanone habonetseho kuvangirwa. Hari umuntu ushobora kubona
yakoze ubukwe ariko wabona imyambarire ye ukabona yamwatse icubahiro. aho ntituri buhatinde muri kuja murataha amakwe namwe mukareba amaso yanyu ari kugira ibyo abona, ndetse mu bukwe n'amatwi yacu akagira ibyo yumva bitari bikwiriye kuboneka aho ngaho. ariko noneho umugeni wa Yesu ararimbishijwe yambaye imyenda myiza itanduye irabagirana, ariyo gukiranuka kwa Kristo. tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubwo bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. izina ry'Imana rihimbazwe. umurongo wa 9 arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. reka dufungire hano. kubaza ikibazo nanje nibaza ikibazo, mbese ndi umugeni wa Yesu? mbese ubu nditeguye? ese uri umugeni wa Yesu? ese uriteguye? ese wambaye imyambaro myiza itanduye irabagirana ariyo gukiranuka kwa Kristo, cyangwa se twambaye imyambaro y'ibizinga y'ubushwambagara? ariko Yesu nkuko Korari Nehiloti yabivuze, tumukinguriye akinjira mu mitima yacu tukabana nawe, mbese yananirwa kutwambika imyenda yera? oya rwose. niho wavuze koko mu Byeshuwa igice cya 3:20 ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. we ufite ubutunzi bwose, nitwemera kubana nawe ntabwo azaturira imyambaro yera ariyo gukiranuka yabera ngo ayitwambike, koko tube turi abageni bateguwe neza. reka muri uyu mugoroba nshiga mu ishuri nifuzaga kuzaba umwarimu, ariko byaranze. atari uko mbyanze, numvaga nazigisha, nakundaga ubwarimu cyane. niyo mpamvu nkunda kubaza nk'ikibazo, ese ko turangije kwiga aya magambo nta muntu wafite inyunganizi cyangwa se akaba tumvise neza mu magambo twize ko nari impano nyinshi, akagira mwene data cyangwa se mushiki wacu wamusobanurira akagenda agataha asobanukiwe biruseho? ndabona ntawe. Mwuka wera ubwo ni ukuvuga ngo yikoreye umurimo muri aya masaha. reka dukomeze kwishima. ngitoro ryagaruka natwe turaranye ibyishimo, kuko namusanze mbona ibyishimo tubitangiranye. umusaza uvuye mu dini katolike n'umukecuru we yaravuze ati, nshaka kubatizwa. ubu ejo azaje kuri Yorodani, kandi bakundaga ubukatolika cyane, ariko baravuze bati, twigere no mu myaka mwarababonye z'ubukure, turashaka ko badivantisa umunsi wa 7. ubu ejo niyo mfite gahunda yo kujayo. muri make natwe turanezerewe, kuko tugiye kubona abandi biyongera kuri twe barimo bacikana inyigisho z'i Babuloni. reka tute kuvuga byinshi, igihe cyagiye. Imana iduha n'umugisha mu izina rya Yesu.
nziza